Yesu karamo witeka data ibintu ukora ntago ari byo. Igiti cyavamo isaraba ibiri Akusubiramo romo 7 byiki n'ibihumbi bitanu. Cyakoze bibiri urakidutwaza. reka tumuhe 7 kugira ngo adushake umuntu kidutwaza. Navuze ko Yesu uyu musaraba bagomba kuwushyiraho Yesu umusaraba niyo yoshyiraho niyo mara kumubambaho nibwo nyine uzatubona ko isaraba no kugira gute mwigisha twashaka kubaza umusaraba kujya twanikaho imyenda. wowe nande ngiye na Petero amabwiza murayi uwo musaraba no kugira gute bambwiye ko bashaka umusaraba wo kubambaho Yesu ubwo zitwanikagaho umwenda imbeba zarakariye ejo mundi zazazanywe n'abatesalonike turavuga ntago mwese ni mu murutazi Yesu nta kintu kibi tugeze tugupangira nta kintu kuri kw'Imana ibyo gutekeza ko wanyigisha ntibishoboka mbere yuko mva kwa data nkaza muri sinarindinze uretse impuhwe n'urukundo nkugirira nk'umwana wanjye niko bigomba kugenda nyine kandi w'ikinege nakabaye naragutanze kera bakagushyira ku musaraba. wibuke ko nda ahantu satani yamanutse mbere yanjye yabanje kubafata ibihagarara Kwihangana kwawe Yesu kuri he?